Mu mwaka w'ibihumbi 2003 nibwo yabonye izuba Mwite Bugingo Samuel cyangwa se umwite, aya mazina abiri akoresha mu muziki, irya mbere ni Fanta cyangwa se umwite Fanta Upload. 2003 rero nibwo yabonye izuba mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, akaba umwana wa gatanu mu muryango w'abavandimwe 13. Yize amashuri abanza Mwurire, ayisumbuye kuri Espoir Kayonza, maze ayasoza kuri APG Kigali aho yigaga porogaramu za mudasobwa. Uyu ni umuhanga mu gutunganya indirimbo, akaba kandi n'umuhanzi w'agatangaza muri iyi minsi. Yatangiye yashingiye ku bushake n'ubushobozi, yikorera mu rugo iwabo, ahashinga studio ntoya mu nzu yiwe akoraho imyitozo ari we wenyine, kugeza ubwo yamenyekanye nyuma y'amashuri, nyuma yo gusoza amashuri. Muri 2023 yakoze Hand of God, indirimbo ya Syntex. Icyo gihe abanza kumenyekana mu mwuga wo gutunganya amajwi. Yarakoze ku ndirimbo zimwe zakunzwe nka Igipfunsi, Ankositine yafatanyije na Victor Kotana, arongera akora indi ndirimbo yitwa Same As Me ya Platini P yafatanyije na Linda Montel, yongera ku ndirimbo Day by Day ya Safi Madiba yafatanyije na Neo D. Yakoze indirimbo yitwa Wesha ya Papa Cyangwe. Yagiye agenda agaragaza impano mu guhuza amajwi no guhanga amajwi mu ijwi rye ridasanzwe, rirangamiye injyana ya Afro Fashion. Itangira ry'ubuhanzi bwe bwa solo rya mbere ryabaye mu mwaka wa 2023, bashyirwa hanze indirimbo zitandukanye zifite ubutumwa bwo kuramya no guhimbaza Imana. Indirimbo ya mbere yakoze yise Arakiza hari muri Nyakanga 2024. Haje gukurikira indirimbo yitwa Urera Warasenze Uburiki, yakoze muri Nzeri Ukwakira 2023. Uyu muhanzi rero yararangamiye gukora gospel mu rurimi rw'ubugingo, ariko yirinda kwigenga nk'umuhanzi usanzwe. Afro Fashion niyo njyana akunze gukoreramo, ariko yagerageje n'amapiyano mu ndirimbo ye yise Power. Ku myaka ya 21 rero, umusore ukiri muto ufite ejo hazaza heza, ntagereranywa kuko afite impano idasanzwe. Reka tumwite Fanta, hit by hit. Reka mbe nakubwira zimwe mu ndirimbo ze utumvishe haruguru zakozwe na Fanta ze ku giti cye. Power ni indirimbo yakoze, Gute ni indirimbo yakoze, Mutagatifu ni indirimbo ya Fanta. Kuri ubu ngubu afite indirimbo nshyashya yitwa Zana, ku mbuga ze nkoranyambaga yitwa Fanta, urahamusanga ahantu hose. Fanta rero ateye imbere akoresheje ibintu bya interineti, binyuze mu gusakaza ubuhanga bwe bwo gukoresha piyano, guhuza amajwi na beat, byose nibyo byatumye Fanta atangira kuba umuntu udasanzwe. Muri make rero twabwira ko Fanta ni umuproducer, akaba umuhanzi wa solo muri style, yiyeguriye guhanga ibintu bidasanzwe akoresheje imbaraga za social media. Ingingo nyamukuru ni Afro Fashion n'amapiyano. Avuga ko afite imyaka 21, afite impano kandi ari mu nzira yo kumenyekana mu muziki nyarwanda, atitaye ku bamuca intege. Ku mwanzuro wacu rero, Fanta ni umuhanzi nyarwanda w'icyitegererezo, ufite ubuhanga bubiri, producer akaba n'umuhanzi. Akoresha neza ikoranabuhanga mu guhanga, afite umwimerere mu njyana, kandi ari mu murongo wo gutera imbere byihuse vuba cyane. Arimo aratera imbere
na interineti ya 4G. Niba ushaka link z'indirimbo ze urajya ku mbuga ze nkoranyambaga hose ni batangiye na Refrad ni Refrad Top TV. Duhora ubutaha ku kindi cyamamare ushaka, andika muri comment. Genda hari Refrad ni Refrad Top TV. Ciao ciao.